umukino dukunda. Boneza ball. Reka nanjye mbonezeho. Uzi ko kuboneza bisaba ingingo n'ibitekerezo biboneye. Ni umukino ukinwa n'ingeri zose, amakipe abiri ahanganye Izira guhangarana. bagorora ingingo, bagasabana, bagakosorana, isinzi n'ibigwi bikegukanwa n'iyahize iyindi mu kuboneza. Erega ntumane gutya ndaboneye. Nyina boneza boro nkaboneza mu mbonezo ntibagarure. Tureke ibidakwiye biturangaza, dukine boneza ball. Tubonereho no kungurana ibitekerezo bitwubaka. Tugaragaza impano, duhanga udushya, duhuruza amahanga. Isinzi n'ibigwi dukesha guhuza biturange, maze tuba ikipe iboneye. Uri boneza boro nkaba umukinnyi uboneza mu mboneza ibona abataratojwe ukabahunga, abatojwe ukabiha bakakumaramo ibitego bibaha kwamamara bagahangamura amahanga. Uri mubaranisha abadaheruka kubonanira mu rwanyuma bajya mu rwa mbere baboneza ibitego mu mbonezo, n'abatari bafite aho babonanira bakakubona bakaboneraho urubuga babonerezaho ibitekerezo biboneye bibubaka. Uri boneza boro nkaba umukino. Nitwa Uwimana Ikunda Ernest, ubundi kapiteni wa ekipe ya Boneza Ball y'akarere ka Rusizi ubwo ituruka ku kigo cy'urubyiruko. Uyu munsi mwakiriye umukino urangiye gute? Uyu tubatsinze ibitego 18. Ese ku mukino wa Boneza waza n'iki mwishimira? Uyu mukino uburyo tuwishimiramo ni umukino woroshye kuwukina, ni umukino kandi w'ingeri zose, waba ubana n'ubumuga, waba utabana n'ubumuga. Ni umukino woroshye kuwukina mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Uretse kuba mukina mugatsindana, ubundi mukino mukanezeza, umukino wa Boneza ubamariye iki? Urakoze cyane. Uyu mukino ugufasha kugorora ingingo, imitsi ikananuka, ndetse natwe iyo duhuye nk'amakarabu turushaho kumenyana tugahura nk'inshuti, bityo bigatuma n'amaraso ashobora gushyuha tukagira ubuzima bwiza. Nta bumwe ku kijyanye n'ubumwe ubumwe buriya nabyo nabivuze, biradufasha guhuza. Iyo duhuye nk'amakarabu duhura n'inshuti, ubumwe tukanamenyana mu buryo bwose muri normali, tukamenya ko mugenzi wawe ari mugenzi w'undi, twanahura no mu nzira tukamenya ko twahujwe na wa mukino, tukamenya ko twese ko turi abanyarwanda. Izihe mbogamizi tubona muri uno mukino? Uyu mukino uracyafitemo imbogamizi kuko wakomwe mu nkokora na Covid. Ubundi uyu mukino watangiye mu mwaka w'2015. Ndatekereza ko twakinnye mu buryo bwari twari dufite amakarabu tugakina, tugashyira ibikombe hariya. Covid imaze kuza ibintu bimera nk'aho bicitsemo, buri muntu wese akagenda ukwe, tukongera gukora amakarabu. Ubu yararangiye ariko Covid yararangiye, ariko haza kubonekamo indi mbogamizi y'ukongera inshuti Jonas nyiri uyu mukino yaje kugira ikibazo cy'imvune, aravunika ajya mu bitaro amaramo igihe kirekire cyane, ariko aho amariye gukira. Ubu imvune ziri mu mukino imbogamizi ziri muri uyu mukino kugira ngo utere imbere ni ukongera tugiye kuvugurura, hanyuma noneho tubone nta n'abaterankunga dufite, kuko niyo mbogamizi ya mbere, nta baterankunga dufite. Icya kabiri turi kongera kuvugurura, nta n'ibyangombwa turanabona. Gusa twasaba yuko nyine Ngirinshuti Jonas abayobozi bamufasha tukabona ibyangombwa, cyane cyane ko uyu mukino ari na mushyashya mu Rwanda.
tukaba tunagira amahirwe bawemeye mu Rwanda bakaduhereza ibyangombwa ukemerwa mu yindi mikino yose ariko tukaba duteye imbere muri Afurika nk'umukino mushyashya mu Rwanda. Urakoze cyane. Yabanyita Niyitegeka Samuel. Ukora iki? Njyewe mu buzima busanzwe akazi ubu ngubu nkora nta kazi mfite ubu ngubu ndimo muri makeya sibyo no mukino wa Boneza Ball usigaye nkunda cyane gukina. Ukunda iki? Umukino wa Boneza Ball impamvu ukunda utanga ibyishimo ku baturage kandi ikindi cya mbere tuwukundira ni uw'abantu badafite ubumuga n'abafite ubumuga bose barawukina, nicyo cyiza cya mbere twawukundiye. Wahinduye iki hano ku kigo cy'urubyiruko? Ntamwe mu bafana wahinduye iki hano? Twebwe wahinduye byinshi cyane kuko uno mukino ni ibyishimo, ubundi utanga ibyishimo cyane kuko ubusanzwe urabona hari abantu baje kufana nta kibazo, naho twavuye naho barawukunda, naho ntabwo ari hano honyine gusa. So icyo dusaba turasaba ubuyobozi ko bwadufasha umukino ugakomeza ntibigarukire hano bikazagera no ku rwego rw'igihugu hose, umukino hose mu Rwanda ukamenyekana no hanze yarwo. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Murongera mutwibwira amazina yanyu? Murakoze, ni Samusoni Wadase, nkaba umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Rusizi. Hano munsi habaye ibintu bihuriranye biri muri bayi vakansi, tubonamo n'umukino wa Boneza. Ubundi umukino wa Boneza Ball hano ku kigo cy'urubyiruko ufashwe ute? Urakoze cyane, kandi umukino wa Boneza Ball ni umukino mu by'ukuri ndavuga ngo twagize amahirwe yo kubona igikorwa cy'indashyikirwa. Igikorwa cya mbere gihinduwe kuri iki kigo cy'urubyiruko kikaba ari n'icya mbere mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Umukino wa Boneza Ball akaba ari nta handi nyine wigeze ugaragara uretse aha ngaha kuri iki kigo cy'urubyiruko mu Rwanda muri rusange. Umukino ukaba umaze no gutera intambwe, usibye no mu Rwanda hari n'ibindi bihugu bitandukanye by'Ubwongereza bihora tubagira imikino itandukanye ya gishuti bakaza bakadusura, niho barawutangije ndetse na n'ubu bakaba ariho gahunda y'uko ugiye gushyirwa mu bigo by'amashuri kuko na interisikoleri batangira imikino ya Kagame Cup. Ikigo ndetse n'igihe kizagera abayobozi bakabishima bakabishyira muri gahunda nawo uzakina, ndetse hari n'ibigo by'amashuri byatangiye gukina, hari ibya Rusizi ndetse n'Nyamasheke mu tundi turere. Ubwo twifuza ko wagenda utera imbere, akarere barawushyigikiye kandi nabwo tugutezuka gukomeza kuwushyigikira, kandi twifuza ko mu by'ukuri urubyiruko rurushaho kuwumenya ndetse no kuwukoresha cyane ko twaje gusanga ari umukino mwiza ukunzwe n'abantu benshi kandi utagoye kuwukina, ukanasaba n'ibikoresho byinshi cyane ko n'ibikoresho byawo nabyo ari ibikoresho twakwita bya made in Rwanda bikorerwa hano iwacu. Tukabonera n'umukino mwiza wazafasha ari wawuhimbye tuje no hano Rusizi, ndetse ukazafasha uwawuhimbye ndetse n'abakinnyi muri rusange kuko izindi impano zirakunze, ndetse n'abakoresha umukino wa Boneza Ball ari ukukina ari no gukora ibikoresho bifashisha mu gukina byazaba impamvu yo kwahindura imibereho bagatera imbere mu buryo bw'ubukungu. Icyo wahinduye mu rubyiruko rwaha muri iki kigo cy'urubyiruko? Icya mbere ni uko washoboye guhuza abantu b'ingeri zose, ngo hari abafite ubumuga babaga mu bwigunge, yego bari bafite imikino yabo ariko imikino yabo wenda sinavuga ko yari ihagije cyane ko wenda hari n'indi isaba n'ibikoresho bihagije byinshi, ariko n'umukino wa Boneza Ball watumye n'abafite ubumuga bashobora nabo kuwisangamo, bityo abaturage bose bakabona ko umuntu ufite ubumuga nawe hari ikintu ashoboye. Ikindi wenda no mu rubyiruko rusanzwe rudafite ubumuga, hari urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu nabo barawukina, ugasanga bigabanyije ibyago byo kwikura kujya mu biyobyabwenge bitateganijwe ndetse no kugira indi myitwarire mibi, ugasanga byaramuje rukaba mu bwigunge, bigatuma n'ikigo cy'urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange kimenyekana yuko hari agashya kahimbiwe mu Rwanda, by'umwihariko hano nyine Rusizi ko cyahinduwe. Ubu isi yose izi ko hari ikintu gishyashya cyakorewe kuri ubu butaka bw'u Rwanda, kikaba kiri kugenda gikwira isi yose. Muratwibwira amazina yanyu? Nitwa Jonas Ngirinshuti, ushinzwe iki muri uyu mukino? ni njye wahinze umukino wa Boneza Ball. Nko mu masegonda 40 uyu mukino watangiye ryari ugeze ku ki? Uyu mukino wa Boneza Ball nagize iyerekwa ryawo mu mwaka w'2010
n'ibikoresho byawo dutangira gukina dukora ama ekipe bigeza aho mbere ya kovide twari tumaze kugira ama ekipe mu karere ka Rusizi na Nyamasheke ndetse n'i Kigali tuza gukomwa mu nkokora n'icyo gihe cya kovide nyuma tuza gutangira kwishakamo imbaraga n'ubushobozi ubu rero nibwo tubaye nk'abagaruka mu kibuga nyuma y'iyi minsi twari tumaze tudakina uyu mukino wa volleyball. Hari ubwo ubushize ubwo twaheruka kugitangira wabonaga bifite hari aho bigana ese umaze kwemerwa inzego z'ubuyobozi zigufasha kugira ngo n'umukino uyu mukino byo waremejwe kwemerwa kwa mbere ni ukuba ufite amategeko asobanutse kandi ukina ugakinika ikindi ni uko dufite ibyangombwa dufite certificat ya propriété intellectuelle twahawe na RBB ni ukuvuga ati ni icyemezo gihamya igihangano mu by'ubwenge ko ari igihangano cyahangiye hano mu Rwanda ari ntahandi uyu mukino wabaga ku isi. Ikindi twandikishije ishyirahamwe ryawo Adiboba ni ukuvuga ati ni association pour le développement de Bonezabo ni ishyirahamwe rishinzwe rikurikirana ibikorwa byawo ndetse rikaba rifasha n'abantu bashaka gukora ama ekipe ku buryo nitumara kugira ama ekipe runaka yanditse tuzagira federasiyo nationale de Bonezabo. Iyo federasiyo nationale de Bonezabo akaba ari nayo izavamo federasiyo internationale de Bonezabo cyane cyane ko no mu mahanga uyu mukino batangiye kuwukina ndavuga nko mu Bwongereza ndavuga nko mu Buholande ni umukino uri kuzamuka ku buryo nituwushyiramo intege tukawushyiramo imbaraga tukawutera inkunga nk'uko n'indi mikino iterwa inkunga uyu mukino uzagera ku ruhando mpuzamahanga ku buryo bitarambiranye twabona muri Jeux Olympiques tukaba twawubona no tworoganiza cyangwa se dutegura n'ibikombe by'isi by'umukino Bonezabo kuko ari umukino ufasha abantu kwidagadura bagasabana ndetse bagakora siporo mu buryo bwo kwirinda za ndwara zitandura no communicable diseases nk'umutima ziriya ndwara z'imivuduko. Urabona ko abantu bawukina baba bari fit bakora imyitozo ibafasha kumererwa neza no kugira ubuzima bwiza. mu tundi turere ndetse muri Rusizi na Nyamasheke ubona ari nta bariho bawukina gusa ubundi mu tundi turere niyo ukinwa mufite n'amakipe angana iki? Urebye mu karere ka Rusizi na ka Nyamasheke urabona ni uturere twegeranye kugerayo biranyorohera. Iyo abakinnyi bambwiye ari abakina sitting Bonezabo ndavuga n'ama ekipe y'abafite ubumuga ndetse n'abakina Bonezabo isanzwe ndetse na byose Bonezabo kuko tugira majoni eshatu sitting Bonezabo byose Bonezabo na Bonezabo isanzwe ikinwa n'abantu nyine bari dinamike cyane babatekinisiye niko nabinda ari abiranyorohera iyo bambwiye ati turashaka gukina Bonezabo ngerayo bitangoye yego birangora ariko ndisakirifiya nkareba ibikoresho nkabibagezaho. Ni ukuvuga ngo hari n'abandi babinsaba i Kigali iburasirazuba ariko hari aho bingora kugera wenda birangora kugezaho ibikoresho kuko ntabwo turagira ubushobozi budufasha mu gukora ibikoresho byinshi kuko nibyo nitwe tubyikora nta handi tubigurira ari imipira ari imbonezo ari imfashi ari inkanizo biriya bikoresho byose ubona ari bishyashya ni njye wabihanze ariko turasaba yuko dufashijwe dushyigikiwe twakora byinshi tugahanga imirimo abantu bakabona akazi bakora ari abakora imipira ndetse n'abandi bahanzi bakagira ibitekerezo by'ibindi bagira ayandi maherezo mu gihe babona ko babishoramo bakabona umukino uri gukinwa mu bigo by'amashuri mu bigo by'urubyiruko mu bigo byose. Urasaba iki Minisiteri ya Siporo ifite mu nshingano kugira ngo namwe mugere ku rundi rwego nk'indi mikino ubona bworoza? Burya ibintu byose bihera mu muryango nk'uko nafashe uyu mukino nk'umwana nabyaye
kuko nteganyiriza ko umwana wanjye azajya ku ishuri ngateganyiriza yuko agomba kurya muri uyu mukino ngira icyo nkuzigamira icyo ngira igihe nkuhereza bityo nkabasha kuba nakora igikorwa nk'iki ngiki cyangwa se no kuba nabona bisabye nkabasha ibikoresho tugakina rero na minisiteri ibaho burya biturutse mu muryango na minisiteri ivuze ati nk'uko dufite indi mikino tukagira football tukagira volleyball tukagira za cricket ayo mazina twongereho izina Bonezaball tugashyigikirwa yaba ari mu kohererezwa mu gukurikizwa ibisaba kugira ngo tugire amafederasiyo nanjye Jonasi ntabwo mpagije kuba nakora federasiyo ntabwo mpagije kuba nagenda ngatoza abantu bari kubinsaba za Rulindo za Nyamata bari kubinsaba i Kigali bari kubinsaba mu majyepfo hari n'aho bingora kugera ku bw'ubushobozi ariko minisiteri ivuze ati uyu mukino tugiye kuwufata nk'umukino nyarwanda tuwushyigikire nk'umukino wahesha ishema igihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga ati washorwamo ubushobozi ndetse ari no gukora ubukangurambaga abantu bakawumenya yaba ari no mu mbuga z'imikino yaba ari ahantu hagiye kubera ibikorwa twajya dutegura ama ekipe agahura agakina ari umukino ukamenyekana ari n'abawukina bagasabana ariko nabwo baniteza imbere kuko hazabaho abarubitire hazabaho abaproducer b'ibikoresho hazabaho abafite ama ekipe bizabafasha muri bwa buryo bwo kugira inzozi no gukurikizwa mu bikorwa byiza uba tureba iki si ikintu kibi ni ikintu cyiza turi gukora minisiteri twarayegereye dufite ibaruwa ya minisitiri idusaba kujya kumenyekanisha no kujya kubitangiza mu bigo by'amashuri ariko urumva nabwo tuzakenera gufatikanya n'iy'uburezi kugira ngo nabo batworohereze kugera mu bigo by'amashuri kuko abantu benshi bari hari aho ujya bakakubaza atese ufite ibyangombwa bya FIFA aho bwati FIFA ni iya football ntabwo ari iya Bonezaball ahubwo nimudufashe tuzagire FIBOGA Federation Internationale de Bonezaball urumva hari minisiteri y'urubyiruko urabona byafasha urubyiruko kwidagadura abakora ibi bikoresho ni n'abafite ibibuga babikora urumva rero ni igikorwa gihuza abantu benshi cyahuraho na minisiteri zitandukanye ariko by'umwihariko yishyizemo ubushobozi iwushyigikiye ikavuga ati iki ni igikorwa kizaramba niyo mu myaka irenze 100 cyangwa se 50 iri imbere sinzaba mare nzaba naragiye gutanga raporo mu ijoro ariko iki gikorwa abanyarwanda bazaba bari icyo gihe bazaba bari kuwukina bazaba bari gusabana bazaba ndetse byararenze n'urugero rw'u Rwanda biri kuri Afurika cyangwa se biri ku rwego rero aho ntaragera twageze igikorwa babigoye ariko dufite abayobozi batukorera banatuvugira niyo mpamvu cyabati nuko mbisaba Imana yabaye ibishyurwa aba nanabishimira ubuyobozi bidufasha kubona umutekano kubona ibikorwa remezo nk'ibi dukiniraho ndetse no gutuma tugira ubuzima bwiza ndabasaba ati dushyigikire uyu mukino tubone uzamuka mu yindi mikino njyarugamba ihuza abantu ku rwego rw'isi bizanshimisha nk'umuntu wawihinze ariko nk'Imana nawe yabyemeye nawe bizayishimisha n'ubuyobozi bwacu bizabushimisha kubona hari umukino ukinwa ku isi hari nk'umukino wahimbiwe hano mu Rwanda hano mu karere ka Rusizi hano mu mudugudu wa Karushaririza mu kagari ka Rubavu ikibazo wenda cyane kirimo gusoza mufite amahanga mwatanze n'umunsi igihe gutegura shampiyona icyo kibazo cyane gutegura shampiyona byageze ni ukuvuga ngo hari amakipe ari Nyamasheke hari n'ahari hano Rusizi iyo yari yiyoruganiza arahura arakina aravuga ati twebwe turashaka kuzakina n'abi Rusizi kuko na mbere ya Covid barakinaga ariko tuganire n'ubuyobozi bw'ikigo cy'urubyiruko turavuga ati ni byiza yuko dusezera abanyeshuri bagiye ku ishuri bavuye mu biruhuko tukagira n'impanuro tubahereza
ariko nabwo bakagenda bishimye basizeho neza. Nawe twavuga ati nimwitegure aho ngaho mukine izahiga izindi, izaze ikine nyahiga izindi hano i Rusizi. Mu gihe ishyirahamwe ryacu ritaragira ubushobozi tuzafata igihembo. Mpamvu twateguye ibihembo ibikombe mu bushobozi bwacu, kandi urabona ko batwishimiye, birabanejeje uko tugenda dukura n'ibikombe bizaryoha. Bityo dukomeze no gutegura andi marushanwa. Uwo twategura Etel ndetse twanawuzana muri Kagame Cup, twanawuzana mu yandi marushanwa agiye ariho, tukaba tubonamo kuko baruboneza barahari, ariko bakeneye ibyo bikoresho, bakeneye no guhabwa platform cyangwa se urubuga bahuriraho, uburyo ki bakina mu buryo butekanye kandi buhesha Imana icyubahiro, buhesha igihugu cyacu icyubahiro, buhesha imiryango baturukamo icyubahiro. Murakoze cyane nawe. Boneza Ball.